Oh my twongeye god. kubasuhuza abakunzi ba Tawar. Uyu munsi ni special Tawar. Uyu munsi ni Tawar Sport, aho tugiye kubagezaho amakuru ya siporo birumvikana. Uyu munsi rero tubafitiye interview cyangwa se ikiganiro Niyonzima Haruna yagiranye n'itangazamakuru. Haruna Niyonzima abenshi bakunda kongeraho kapiteni. Haruna ngira ngo iyi sezo uje muri Rayon Sport wayirukaga kera cyane imyaka irenga 10. Kuri wowe ambition uzanye muri ikipe ni iye, kuko abantu twavuga ko utari umushyitsi muri ikipe ya Rayon Sport? Icyambere ndashima Imana, buriya nkuko warubivuze ni ekipe nyirukamo mu bihumbi 2006 niba ntibeshe, so urumva kuyigarukamo muri 2024. Navuga ko n'ubuntu bw'Imana. Hari benshi cyane twatangiranye batakiriho, arabaretse umupira bakiriho, so kubwanjye navuga ko ari iby'agaciro. Kuri ambition ngenda umukinnyi ukunda gutsinda, ndumukinnyi ukunda ibikombe. Ndakeka ko ambition ari imwe, no gushira ekipe hamwe tukajya hamwe tugatwara igikombe cya champion, kandi birashoboka muri Rayon Sport. Haruna, ubu ngubu ni groupe bigaragara ko ivanze abakinnyi benshi bafite experience, abakinnyi bakiri bato. Rayon Sport izakina rimwe mu cyumweru champion yonyine. Ese ubu Rayon Sport ku bafana ba Rayon Sport ngira ngo wabibonye, ni ikipe ijya mu kibuga, ni ikipe itangira champion yifuza gutwara igikombe. Haruna, tuvuge ko Rayon Sport abafana bayo bizereye ko bahatana igikombe nk'andi makipe? Haracyari kare cyane kuba nagira icyo mvuga, gusa ambition nkuko nabivuze ni imwe, no gutwara igikombe. Niyo mpamvu turimo turitegura. Ubivuze neza, dufite abakinnyi bafite experience, dufite n'abakinnyi batoya. Ni byiza ko twese tubavanga kugira ngo tubalansinge n'izo mbaraga, ariko icyo navuga nuko tuje guhatana. Kandi Rayon Sport nkuko nabivuze, Rayon Sport ni ekipe nkuru, Rayon Sport ni ekipe yivuze guhatana, numva atari ibintu biri surprise, kubera ko irabimerita ko. Haruna, gusinya mu ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri hari undi mwihariko kandi kazi bagusabye kumwihariko ko yobora abakinnyi muri rusange, cyane cyane ko ufite experience. Role yawe muri vestiaire ni muri rusange ibyo ni ibintu bimbamo kuyobora abagenzi banjye. N'ikiza nuko abakinnyi benshi ni inshuti zanjye, ariko intego ya mbere ni ugufasha Rayon Sport gutwara igikombe, yaba mu kibuga yaba no hanze y'ikibuga. Ibyo twavuganye navuga ko ari ibanga ryanjye, ariko ikizashoboka nzagikora. Mfite barumuna banjye benshi mo hariya, nshobora no kuba ntari mu kibuga nkabagira inama ndi hanze, nshobora kuba ndi no mu kibuga nkabagira inama ndi mu kibuga. So urumva ko byose ni ibintu nkunda, kandi ni ibintu nakeka ko maze igihe kirekire mbikora. Ejo bundi Rayon Sport irakira ikipe ya Azam muri Rayon Day. Nkawe wabaye muri Tanzania, hari icyo wahawe ubutumwa byibuze nk'abakinnyi bawe, abafana bawe? Niki ubona gishobora kuba ikinyuranyo cyane cyane kuri uriya munsi? Icyambere, ekipe tugiye guhura nayo ni ekipe nziza. Azam ni ekipe nziza, ni ekipe nayo navuga ko ni ekipe nkuru muri Tanzania. Icyo navuga ni abantu bitege match nziza, kuko ni ekipe ebyiri nziza zaba zihuye. Abakinnyi beza, nubwo wenda preparation atari zimwe. Urabiswa Azam imaze igihe kirekire yitegura, wenda twe twatangiyeho gatoya, ariko icyo navuga nuko match zaba ari nziza yakubafana banjye. Icyo nababwira nuko ndimo ndagenda ngaruka, urana imaze igihe nakina, imaze igihe cy'amezi nk'abiri, ariko ndimo gukora entraînement. Ndakeka bizagira samedi imeze neza, kandi bazabona umupira mwiza. Ikibazo cya nyuma, Haruna, wabonye Simba Day, wabonye Yanga Day, ubu ngubu ugiye kubona Rayon Day. Bivuze iki ku ikipe nkuru nka Rayon Sport? Ndi excited kubera ko ni ibintu wenda navuga ko kuva nava mu Rwanda nibwo bwa mbere bigiye kuba ndi mu Rwanda. So urumva ko ni ibintu ni iby'agaciro nkuko natangiye mbivuga. Ikindi navuga nuko azaba ari umunsi wacu nk'aba Rayon Sport, ntabwo tugomba no kuwutakaza. Wabwiye icyo abafana kuri uriya munsi kuza gushangira timu yawe? Abafana ba Rayon Sport bazaza ari benshi, kubera ko buriya turi mu rugo, ntabwo tuzemera gutsindirwa mu rugo. Nubwo muri football bibaho, ariko ntabwo bizaba byoroshye. Message kidogo kwa washabiki wa Azam kwa Kiswahili? Washabiki wa Azam pia nawakaribisha nyumbani. Najua ni ndugu zangu, nimeishi nao vizuri, na mimi naamini watakuja kupata mpira mzuri na tutawapokea vizuri. Message kutoka kwa fundi wa soka? Yani niko fresh kabisa. Haya, tunakutakia kila la heri. Kubijanye no kuza muri Rayon Sport,
ni ikipe irimo abantu bakuru nkawe urimo n'abakinnyi bakiri batoya bafite amaraso matoya ba Kristo Badama aba Paul hari ugukina n'abana bivuze iki bitanga sura ki ku mupira mu Rwanda ndetse n'azaza y'ikipe n'abakinnyi ubwabo Mbo icyo navuga cya mbere nishimiye n'abakinnyi banyishimiye abakinnyi banyubaha nanjye ndabakunda nanjye ndabubaha so ni na byiza nubwo rimwe na rimwe abantu baba bavuga ibyo batazi kubera ko batazi umupira ariko ntabwo twari dukwiye kujya tuva mu mupira gutya gusa ntacyo dusigaye barumuna bacu nshobora no kudakina match zose ariko nimba ndi hamwe n'uriya mwana nayo ni motivation ihagije ku mupira wacu ndetse no ku Rwanda muri rusange so ku bwanjye rero umutima wanjye ni ibintu bishimisha ko nanjye narabyaye mfite abana so nakwifuza ko bya bintu namenye mu myaka 20 cyangwa 19 ishize muri football nabisangiza abana banjye so abo ba petit frère nabo rero mbafata nka barumuna wanjye numva hari ibyo nabaha ku byo nabafite asante sana Haruna gato cyane kuri Adama Bagayogo n'umukinnyi ngo ku makuru mfite ushobora kuba waratinye imikinire ye umwe mu bakinnyi bakuru namubwira uti nakiniye nanjye Rayon Sport ndi muto ku myaka mito n'umukinnyi karite ziwe ubona gute n'umukinnyi ubona kuri tara yiwe yihariye mbona n'umukinnyi mwiza twabaye n'inshuti biraho ngaho biri surprise ariko icyo navuga nuko abafana nibakomeza kumuha courage nibakomeza kuba hafi yiwe